Itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi ni itorero abantu bibazaho bakagibazaho ibintu bitandukanye. Impamvu twafashe uyu mwanya kugira ngo tugutegurire itorero byinshi birigize utari uzi. Itorero abantu badatinya kuvuga ko abayoboke baryo ari abantu bafunze umutwe bagoranye mu kumva, bakavuga yuko abayoboke bari muri itorero bafunze umutwe ku buryo gusobanukirwa ibyabo bigoranye bitewe n'amahame menshi bagenderaho. Itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi ryatangiye mu 1863 hagati y'ikinyejana cya 19 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Greek muri Leta ya Michigan. Ritangizwa n'abantu babiri b'ingenzi, Ellen G. White ndetse na James White. Itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi ryagiye rigira imbaraga zidasanzwe kuri iyi si, ariko ibyo twamenya cyane kuri ryo uko hari ikintu kigarukaho abandi bantu batajya bumva, nuko bemera umunsi w'isabato cyane, ariko icyo bashingiraho bavuga ko umunsi w'isabato ari umunsi Imana yayejeje ndetse igaha umugisha, nk'uko biboneka mu gitabo cy'Itangiriro ndetse no mu gitabo cyo Kuva igice cya 20 ahavuga kuvugwa amategeko y'Imana, bakavuga yuko kweza umunsi w'isabato ari itegeko rya kane riri muri icyo gitabo cyo Kuva. Itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi rigendera cyane nanone ku bintu bijyanye no kubaho neza no mu mibereho yabo, aho bavuga yuko ari byiza kurya ibimera cyangwa se gukoresha ibimera aho kugira ngo ukoreshe inzoga cyangwa se ugakoresha ibintu by'itabi. Ibyo ntabwo babyemera, bakanavuga yuko atari na byiza kurya inyama, ahubwo ibyiza ari uko wakoresha warya ibiryo karemano, aho hari inyama ugakoresha soya wo kugira ngo witungire amagara yawe ndetse ugakora n'imyitozo ngororamubiri. Ibyo byose biri mu bitabo by'Abadivantisiti umunsi wa karindwi. Idini ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi ryatangiye rite? Nk'uko bigaragara, ibitabo by'Abadivantisiti umunsi wa karindwi kugira ngo ritangire byatangiye nyuma y'uko uwitwa William Miller ndetse n'abayoboke be bakundaga gusenga cyane bacukumbura mu byanditswe byera. Barasomye mu gusoma ibyo byanditswe byera, barebeye muri Daniel ndetse mu byahishuwe, babona ko Yesu azagaruka mu 1844. Ibyo ngibyo byaje kugaragara ko atigeze aza muri icyo gihe, ariko nk'uko twabisobanuriye, uwitwa Ellen G. White ufatwa nk'inkingi mu mwamba w'itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi. Mu kwerekwa kwe yeretswe yuko mu icyo gihe aribwo Yesu yagiye ahera cyane. Bishatse kuvuga ngo Yesu niho yatangiye akazi ko kuba umuhuza hagati y'abantu n'Imana. Ni ukuvuga ngo iyo dusabye Yesu kuri Abadivantisiti umunsi wa karindwi, turamusaba ikintu cyose dusabye Imana tukicisha kuri Yesu, Yesu akaba umuhuza wacu. Icyo ni ikintu Abadivantisiti umunsi wa karindwi cyane bemera mutari muzi. Abadivantisiti umunsi wa karindwi nanone kandi bafite imyemerere ijyanye n'ibintu by'uko bagomba gukora ubutumwa bwabo bibanze nanone ku bijyanye n'ubuzima ndetse n'amashuri. Niho muzasanga amashuri menshi mu bihugu bitandukanye Abadivantisiti umunsi wa karindwi barizamo. Ntabwo ari icyo cyonyine muzasanga nanone ibitaro, ibihugu byose by'Abadivantisiti aho uzababona hose ibyo bintu uzabihasanga. Mu Rwanda murabibona ko hari amashuri menshi Abadivantisiti umunsi wa karindwi. Twababwira nka Pade, Apayeri, Aparodi n'ibindi nimba mubizi. Ibyo ni ibigo by'Abadivantisiti umunsi wa karindwi. Muzabona Inirake, muzabona n'ishuri ryitwa Awuka. Ibyo ni gahunda Abadivantisiti umunsi wa karindwi bagenderaho mu kubwiriza, kuko bemera yuko umuntu agomba kuba ajijutse ndetse afite n'amagara mazima. Muzanasanga bafite n'ibitaro byinshi. Ibi byose mugenda mubibona mu Rwanda, ni nako no mu bindi bihugu ibyo bintu byose bigiye bihari. Itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi rifite abayoboke bagera kuri miliyoni 22 ku isi yose. Urumva ko abantu ari benshi cyane, urumva ko bari mu bihugu byinshi cyane, ibihugu bigera kuri 200 byose itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi rigiye ririmo. Itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi no mu Rwanda ni benshi kuko barenga 1 miliyoni. Abadivantisiti umunsi wa karindwi bagira n'amahame atandukanye, harimo nk'iryo kugaruka kwa Yesu. Muzumva babivuga cyane ngo Maranatha, Mwami Yesu naze. Baba bashatse kuvuga ngo icyo barangamiye cyangwa se icyo batekereza cyose bavuga yuko Yesu agomba kuzagaruka, uko yavutse akazuka
bakajya mu ijuru, bakemera yuko rero azanagaruka. Iki ni ihame cyane abadivantisiti b'umunsi wa karindwi. Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi kandi babatizwa mu mazi menshi, ntabwo bafata umuntu ngo bamubatize ku gahanga nk'uko itorero ry'abagatolika ribigenza, bo babatizwa mu mazi menshi. Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi bemera cyane ibijyanye n'umuryango, bakavuga yuko umugore n'umugabo uko bagomba kubana bigaragaza urukundo rw'Imana, bityo bagomba kubana neza birinda gucana inyuma ndetse no kubabazanya nk'uko Imana nayo ari urukundo. Iri torero ry'abadivantisiti b'umunsi wa karindwi rifite umumaro cyane muri sosiyete yacu, aho muzasanga bafasha abantu batandukanye, bafasha impunzi, bafasha mu bikorwa bitandukanye, nk'aho muzasanga ikigo nka ADRA gikora umurimo ukomeye mu bantu batandukanye, mu mfungwa, muzababona bari mu mpunzi. Ibyo byose ni ibikorwa itorero ry'abadivantisiti b'umunsi wa karindwi rishyiramo imbaraga. Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi bafite imyizerere ivuga yuko abapfuye iyo bapfuye ako kanya ntabwo roho yabo ikomeza gukora cyangwa se ntabwo iba ari nzima, ibipfuye itegereza igihe hazaba umuzuko. Bamwe bakazukira ubugingo buhoraho, abandi nanone bakazuka bakazacirwaho iteka, ariko bakaba batemera ibijyanye no kuvuga yuko abantu bazashya by'iteka ryose, bavuga yuko bazakongoka bikarangira, ariko ntibihoreho bibaho buri mwanya. Itorero ry'abadivantisiti b'umunsi wa karindwi rifite byinshi cyane byizera, nawe wenda waba ufite ibyo uriziho abantu benshi hano batazi, ni byiza ko wabisangiza n'abandi. Gusa itorero ry'abadivantisiti b'umunsi wa karindwi turi kubabwira, abenshi bagenda barinenga ibintu bitandukanye, nabyo tugiye kugerageza kubasobanurira no kubabwira kugira ngo mubimenye. Itorero ry'abadivantisiti b'umunsi wa karindwi abenshi barinenga yuko bumva yuko aribo bantu bahawe ubutumwa, abandi bakumva yuko batigeze babuhabwa, bikavuga yuko itorero ry'abadivantisiti barinenga yuko bishyira imbere. Ibyo rero abandi madini bakabifata nk'aho bitaba ari byo. Icyo ni ikintu barenga itorero ry'abadivantisiti b'umunsi wa karindwi. Itorero ry'abadivantisiti b'umunsi wa karindwi nanone barinenga yuko bagendera ku isabato cyane, aho ibindi bintu byose bumva ko ntacyo bitwaye, ariko isabato bakarikabiriza cyane. Nubwo iryo torero ry'abadivantisiti b'umunsi wa karindwi cyo ritabyemera, rivuga ko atari isabato gusa igomba gukurikizwa, ko n'ibindi byakurikizwa, n'andi mategeko y'Imana yakurikizwa. Iri torero ry'abadivantisiti b'umunsi wa karindwi nanone barinenga yuko ridakunda kujya ahandi hantu bavugira ibindi bintu bitandukanye ngo babe babiganiraho. Bakavuga yuko itorero ry'abadivantisiti b'umunsi wa karindwi riba ari nyamwigendaho, rikikubira rikajya mu byaryo gusa. Icyo rero kikaba mu yandi matorero batacyemera, bakavuga yuko ari ugukabyo cyane. Iri torero rero ry'abadivantisiti b'umunsi wa karindwi nanone hari ibindi bintu bitavugaho rumwe. Hari abavuga yuko abantu roho zabo zikomeza, umuntu yapfuye roho ye itaba nayipfuye, mu gihe abadivantisiti bo bemera yuko roho y'umuntu iba ipfuye, iyo umuntu apfuye na roho ye ipfuye idakomeza gukora. Urumva ibyo ni ibintu bitandukanye abadivantisiti bagenda bavuga batandukanya n'abandi. Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi nanone bivugwa yuko imyemerere yabo bavuga yuko Yesu azagaruka. Icyo nta kibazo, ntabwo bayitandukanya n'abandi, cyo ni kimwe. Nanone mu mibatirize itorero ry'abadivantisiti ntabwo ribatiza nk'abakatolika. Ibyo nabyo biratandukanye, murumva ko bafite aho bitandukanye, ntabwo bingana mu buryo by'abadivantisiti babatiza mu mazi menshi n'abagatolika ntabwo ari kimwe, bo bashyira ku gahanga, ariko ku yandi matorero yo birasa, nta tandukaniro rihari. Itorero ry'abadivantisiti b'umunsi wa karindwi nanone bavuga nanone yuko nanone icyo barinengaho
bavuga yuko bijyanye na bwa buhanuzi bwabaye bwibeshye bwo mu gihumbi kimwe magana inani mirongo ine na kane, bavuga itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi bavuga ko iryo ereri yabaye cyangwa se iryo kosa ryabaye, ariko bakarikosora bakabitangaho umucyo ugaragara. Itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi kandi bavuga ko bakunda guciraho imanza abandi bantu, bavuga yuko bo ari ubwoko bwatoranyijwe. Ibyo nacyo ni ikintu Abadiventisti b'umunsi wa karindwi babanenga. Abadiventisti b'umunsi wa karindwi nanone babarenga yuko abantu ko batagomba, aho bagenda bavuga yuko abantu bagomba kurya imbuto cyangwa se ibimera gusa, abandi bakavuga yuko nta kibazo abantu bashobora kugenda banywa bagira ibyo bafata bitandukanye. Urumva ko itorero ry'Abadiventisti harimo ibyo nababwiye barinenga, hari n'ibindi abandi bamwe bemera abandi batemera. Ibyo ni amadini yose. Ikindi kintu tugeze tukubwira ni uko itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi kuva mu mwaka wa 2010 ku isi riyoborwa na Pastor Ted Wilson. Uyu mupasiteri akaba yarize ibijyanye n'iyobokamana ndetse na filozofiya, ndetse yiga ibijyanye n'ubuvuzi. Wese akaba yarabibonemo impamyabushobozi cyangwa se impamyabumenyi mu rwego rw'ikirenga muri Universite ya Roma nayo y'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi. Yakora ibintu bitandukanye, ari umuyobozi wa pasitori mu bihugu bitandukanye ndetse no mu Burusiya. Undi muyobozi nawe w'itorero ry'Abadiventisti tutababwiye ni uyobora itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi mu Rwanda, Pastor Byiringiro Sirode. Uyu mupasiteri agiye kuva muri 2005 asirimbuye witwa Amoni Bikerinyange wari umaze kuyobora itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi kuva aho Jenoside yakorewe Abatutsi yahagarikwaga. Uyu mugabo Byiringiro Sirode nawe yagize imbaraga nyinshi, kuko kuva aho atangiye kuyobora hari ibintu byinshi byagiye biva mu majyambere y'itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi, kubaka insengero nyinshi cyane, kubaka ibigo by'amashuri byinshi ndetse kubaka ibikorwa by'ubuvuzi. Ikindi yafashijwe mu bumwe n'ubwiyunge, aho yakanguriraga abantu yuko bagomba gusaba imbabazi abakoze ibyaha, ndetse akasaba n'abandi ko ari byiza ko batanga imbabazi. Uyu Pastor Byiringiro Sirode yayoboye muri Unity Vision ashinzwe kuyobora ibikorwa by'Abadiventisti bitandukanye, aho yakoraga n'akazi k'ubucungamutungo muri Union y'u Rwanda. Nimba hari ikintu gishyashya wumvise wabivuga muri comment, nimba hari icyo ntavuze nabyo wabivuga muri comment, ukagira icyo byongeraho kugira ngo twese dukomeze dufatanye tumenye amatorero atandukanye. Icyo tugamije no kugira ngo tumenye buri torero imyizerere yaryo, tumenye gahunda zabyo uko ryatangiye. Ni wowe ugomba gufata icyemezo. Gusa icyo nakubwira cyo, ntabwo itorero ryo rizajyana umuntu mu ijuru, ahubwo ibikorwa byawe bya buri munsi, ibyo ukora buri munsi, byo bizakugeza mu ijuru. Mukomeze munkurikirane, mukore follow, following, mukore subscribe, mukore comment, mukore like, mugende muhana aya makuru kugira ngo tubashe kugira ibyo tumenya. Murakoze, ndabakunda.